Banasetse ndatumbaga. Cyane I can relate. Ngo yihunguza. Abikwereke Godfather. Subira inyuma inyereke. Okay. Kesi bitwereke. Kesi. Binyerekereke. Nikoherereze se. Woya we binyereke. Agiye kwiguhereza. Woya we bikore no sintu wabikora zena. Bize gutya ngo. Ngo biki? Bize gutya. Nahungije. Ngo biki? yarimo akoresha umupira. Yari gucumbagira bari bamaze Yarimo akoresha umupira. Yari gucumbagira bari bamaze. Ufite abayeko. Simvuye kureba iyo video. Abantu bose bavuye kwireba. Kubera igisego. Nizere ko bagiye kwira mwese mwase muramufollowinga. Tipso. Uyu mukobwa nakazi. Ngwi ntabwo agaragara aho ngaho. Reka ndebe. Yego. Ayitanyira. Umugabo ari umusirikare ngavuye yaramaze ijya gukumbuye iyo ageze mu rugo ibyo gukorera mu buzima. Godfather. Kabona. Yavuye arwaje umunsi wose. Reba. Moje. Yes way. Abantu mbana nabo ntibashobotse na. Iyi video yarwaje. Byoroshye mwamfura. Nese umugabo ni umusirikare. Umugabo ni umusirikare. Umajije nyirabaye ari umusirikare ibyo yankorera. Ariko ya asanzwe amumena umutwe none ibibazo abaye umusirikare yamuvuna akaguru. Arabesha niwe. Nanjye ndabona bari. Okay. Ese imperezo umuntu muri kumwe mubyo ndashaka kumusuhuza. Debo ngwino. Ndabutse ko ndebe. Hey guys. Oh my God. Hi. Godfather mama. Umva Ngwino bajyahese. Umva nyirabutisi ngwino hano sha. Biti giko. Amakuru. Ni meza. Irakomeye. Ndakomeye Godfather. Urashizura nanzi. Nakuzi. Baruza muri account yawe ngwino hano kuri konti yawe. Zamuka kwa Godfather. Joininga kuri konti yawe. Kanze joining rwose ko yari bijadoyi. Mbwira wapfume matwi imyaka ingahe we? Afite 30. Oni kwa kisate. Biti 3 nawe beshi. Niwe yapfumuye. Ntabwo mvuga gutobara amashikiwe. None se yagusobanura impamvu mama wawe agenda atandaraje kuriya? Nasomye hejuru mba. Ukajya muri sekunera njya n'abana. Wangera ndarica intuzi. Banagaje ngo meeting bayi. Banicaye nabi ndababara. Gusabe nagere neza nseke. Nicaye nabi ndababara. Nasetse nago ndiri gushira. None mbwira abantu batafunguye kamera ko bari kuntenguha. Juliet ndaje rwose. Ego se ko nje narwaye monkeypox. Awe muze musura aho ko ndarembye. Kugira akaga karita bita ngo ni nita. Urufata ndabufurowinga nutsa. Seriere? Ejo dikatagaragara. Garfa. Ipusi nagire bugaragare. Ne usagiye kubiyereka mu kanya ariko nonox sinzantu yagiye tisha nago mubona. Reka mbaseze ninje kubasezera ahubwo ngiye kujya mu kazi amasaha yagize so wenda ejo
Yageze. Umva Nonoxi following back nakwandikiye ntago uri kubibona. Ay Kenzo nawe. Wibutse ko uwo musore uri kwandikira aracyari ku miti. Ari ku miti. Sinzi ndamubeshyira hari. Ari ku miti. Kiza Godfather. Icyari cyemeye. Ariko mbicyari. Alex uremera kwandikira biterekeranye ari ku miti. Ari ku miti. Ego kwimatanira. Kwimatanira. Nonoxi rata ni wowe nari nararwaye. Thank you mwana wa mama. Nakwe. Twarabyirukanye. Data murakoze mwese bye so tuzasubira. Tawa turagukunda bebe bye. Thank you no bye. Ugendane n'Imana bye. Nonoxi shu. Uretse kamuzamurira umusheri. See you Nonoxi shu. Kamuzamurira umusheri pusi. Ari hehe ko? Ndamuzanye ihangane. Pusi kuki wiyise pusi? Bakunda pusi. Ngo ni pusi ya Shadidi. Urakunda? Undi pusi. Mwese ngiye guhita bamanura murabeho. Turatangiye murabeho. Abaye Rukumbi. Ninataka niwatupe ngiye kubata ibishanga kuko Nienda suje ngaho. Just come over here. Hano mtazanyira gutisiga ubundi ongera unyereke ka video ndashaka kwereka ura mukobwa. Takisi ya video yawe nahise nyereka umugabo wanjye pe sinakubeshya. Kwa iki? Serega mwana buragiye bigeze serega nugo. Ese nyifodi rwose. Kumba Godfather. Kuri kwima cyane. Siyasetse. Eko. Je ikintu cyose gisekeje n'umuntu wa mbere nyihereza. Kumba Godfather. Yari gutambutsa iyi message ntubyubaze. Uramubwira ati bebe. Ntumvuna kure kuriya uswigumire. Kuma nshaka kugenda nk'uyu. Dukore buri bamwe bitusiyo. Yabwiye ngo nuza ukaba udafite gahunda nk'iyi ngiyi wigumire. Oya nabwiraga ni waba tubona gushaka. Umugabo wawe yagorwa urumva kesi urumva ibibazo bateje mu ngo z'abandi. Oya ntabwo ari ibyo naminingaga. None se nanjye ko mbona atazi ubuhamya n'imbazi. No, bure bikabitekerejeho wabitekereje minota ingahe nani kesi. Byaragana. Byasose gutekerezwa iriya next Rekanye filime. Uravuga kesi yahuye kuva gusenya bamugonze. Ese mvuga ati rero bino bintu ntago ari njye nyine bibaho ngerage ndebe n'abandi bibaho. None nasanze ari njye nyine kabisa. Ni ikibazo rusange. Twese nkubaze. Nabyagenze gute kugira ngo umuntu yisanga ageze hari? Ubumaze igihe. Ahubwo mwanze babyagenze bite kugira mugira umuntu kuriye. Areka buriya kankubwira ikintu ugomba kumenya. Twebwe ibyo dukora urumva turihanyagura kugira ngo mwishime. Oya. Twenyine se cyangwa namwe mwishimire. Twishime gute se ko twamwe mwatuniganye inkari. Erega umugabo buriya ashobora no kureba agakunjamana. Nase ndabwiye ko twe dukora ibintu byo kutwica. Ntabyo ukunda. Ariko iriya ngendo we ntikuryohera. Oya iriya ngendo wacu. Usaba wabonaga neza. Kugenda nk'ikinyoni baciye ukuguru. Ndo umunyarugoma gusa nicyo nakubashije kubona. Kesi nukureka umuntu wanditse muri comment ngo hari igihe ureba umuntu ukabona yitona ngo hari ibintu yakoze ukumirwa nanjye wantunguye pe. Ariko n'ubusanzwe nditona kuko ntabwo mukunda ubuhamya. Naga n'abantu bitona bahura n'ibibazo. Yo mata we pole basi bari kwihanganishije. Uri sazisha. Bafata umuntu atubwiraga agiye kuzamura ninde batamuzamuye. Umuntu agiye kuzana none babanza akanganya kisi. Agiye kumukura kuri Mars. Ife nditonda sho none se ari ikintu kibi nakoze. Ese kesi ibintu byabaye uyu munsi Ikintu kibi nakoze. Kesi biriya bintu byabaye uyu munsi.
Ubona ko natukuye n'amaso. See my Sunday. Sunday, are you there? Ngo byabaye munsi. Ukaba uri gukora iki live aya masaha? Ubona ko natukuye amaso nyine nagira ngo nze ndikwitiza kugira ngo no gusubira mu buriri hakiri kare. Oya. Cyakwa wakora uko. Nazira yageza amaye Mike ntabwo yikwiza muri ukumbi Nakumuwumvesha. Kesi Godfather Kesi ngari kwitinza ngo batongera kumukorera ibya mfura mbi niyo mpamvu ariko akakujya mu cyumba. Kurya bya bintu ngo byabaye. Mungire Nazira Mungire Nazira yageze mu gitondo. Tagenda umenu kuri kiba. ufite murumuna wawe mwese Bora ni mukupe pe. Muravuze ngo shiraho agasenda. Abagore muri abarozi. Agasenda ngo shiraho agasenda ngo hume we. Uzabanza ugashyiraho mbwira uko bimeze. Azabanza nyumvira uko kameze agashyiraho noneho azambwire nyuma yakabanjeho. Nase hari umuntu ushyira urusenda ku rundi. ngo wahuye na CTU Mva kandi. Ako siti z'abagore hope. ntabwo yapfa CTU. Sinshaka kuvuga ibintu sinshaka kumena umuceri. Katwihore tugihore. Cyo kibazo cyawe Kesi. Ngo Sunday ngo murangire umutisha murangire. Nenga nashaka kumurangira umuti wo kokerwa. Ariko njyewe uzi uwo nzi Kesi. Iyo yongeye ntabwo byongera kubabaza. Oya ukurimo kongera ushavuga ibindi. none se kungiye uretse gato ndamutse ngiye kuri korone Uzari umuntu kugukubita nk'urushano wokerwa kuvuga ngo bakubite mu rundi tiro. yego ndi kukubaza gihe Yes. basigira live gato nk'iminota 30 Ujye kuri kora iminota 30. Yego. Ntuyirenze ariko. Tugiye gusigara mu kibazo cyo gushaka umuti wo kokerwa. Ariko nukubaza umuti ko tuvuganye. Davi Paul wabikuyeho ko. reka mugushyirireho kankugire moderator uri muri Yego. Godfather ari kunyumva? yeah Hari umuntu uri gushaka contact zawe ngo umuzane kuri live. Nyende Bebe uyu Mutayebe. oya nagene nagahambiriye ntiyashatse umugabo se Nyine aragushaka byatari sinzi ibintu ashaka gushakira. afite amafaranga Umva reka ibyo mani ejo yarambajije ibaze nanjye yari yashize nk'umwaka ntazi amakuru aranyakira amwe ngo nabona Godfather gute. Ndangije ndavuga nyine wamukura kuri TikTok kandi leta ampamagaye nyine numva ibyo nshaka ndavuga okay so uzabimubwire nyine muganire. birimo amafaranga nabona amafaranga Ntago mbizi wowe muzavugane. ubuhe nimero yanjye Se ugira nimero imwe ahantu ze. ntabwo ifite y'Inkongomani iyi mu mpere tuye andikira ku simera yanjye. Ndaje ndayimuha nta kibazo. Cyangwa nyandikiye ndahitanyemo. Ndanyumvira. Nzo kunyandikira. So ishaka se? Okay ndaje kuri telefone. Nta notinde mwarya usanga hasigaye abantu 30. Cyangwa babiri. Ariko zereka mazi. Ubungu muratangaje. Ubungu ndeba nk'umwana useka neza ngo ndikumbure. Muganiriza abajene hano babaseke. Muganira agira ariko banguka. Mushyiraho cyane. Iyo atari kuvuga ngo Kesi inama zirabashimira. iyo utubisha uvuga ngo Kesi rimwe Kesi kabiri wahita bagenda. Okay, mbasigaye abantu 200 basange. Bora ijambo nsarata Godfather bane bavuye. Sanda sari. Ngiye muntu ubayeho neza. Godfather n'ubundi nabagiye. Nsigare nivuruguta mu abagore ngiye nyine.
kudutinya ukirukara. oya Yego waba. ntago nabatinya Kasi. n'umurizo wanjye murabona ukuntu uba uhagaze mwese ndabashaka mwese Yego wamurizo se we. Turi ikirayi. Urakoze. Jody umuntu agajya ashyiraho kamera. kesi Akajya ashyiraho live kuko nyuma hano nahaje foto. kesi Ongera kumva Biracyari ko cyane. Tamushya na twinge. Sitaba. hari umuntu ngo wicare mu ibase y'amazi. Akonje ashyiremo n'umunyu. Aho. Oya umunyu wapi? Ashyiremo n'umunyu cyashye nuko urababara rimwe basi. Gisaba ubundi iyo kigiye umunyu gihita cyuma. Ko mutitonze mwaroga biri seriye. Mudakishijwe mwaroga. Ubundi mu bintu. mba kesi Yesu Kristo. gukoresha umunwa ni iki Agira agakina none simona kazi. ubonye. Jya muri ntuza se sheri. Arihisha ndakatora. Tap screen guys. Hisha. Tap. Banza ushyiraho shari neza. Ijambo utagaragara. Ndi kurya. Shari
nta kintu twamubwira. Umugabo barabona ncecetse batankubita. Ubase Sharina imitima y'abasore batabarekura. Abise wabimenye umva nagora n'igihumbi. Ako pusi. yo Tanga dararekura. Imitima musiko mushaka mfa vuba abantu kucyasigaye ganira. sawa urakoze. Tisha ntago aragaruka. Thank you Judiciary. Niwe uri kuvuga se nta mutinze? Okay. Umwiza niwe uri kuvuga? Umwiza bakurema tambuka. Ni Samu ninde? Samu Fabien shyiraho kamera yawe. ahubwo umuntu aba wajya gutereta bahera hehe yageze nk'aha nacanganyikirwa. Ese nta mutipe ushaka umugore Sasha. Reka nkubwire. Mutipe mwiza. Divi. Yo, Bite shu. Misa, Godfather is. Godfather is Yabasize ku rugo.
Hari makeup dufite I cyangwa me, thank you baby. Mbese nkunda makeup Ibintu bigakunda makeup. okay yanganuze rero twe tuganira Ndaje turebe wagwanura. Makeup nyinshi zirashajisha washu. ndashaka kubaza Tisha nagarangiye Tisha ndashaka kumubaza akantu ngiye gukiraho. Akabigumira gutyo ntari bishobora gashira utagashiraho gusa ko hari. Nubundi ndaguma ndi uwa bose babonye ndebera ahubwo ndebera uri kunywa gake Shasa arashaka umugabo kandi Shasa ntabwo ari byemere kuzabuka Shasa ntunteshe umutwe niba ushaka umugabo vayo tukubona Gukuramo wigi ni ibisazi. Reba ukuntu umuntu aba ameze mu mutwe. ako nabirenze ndana bisanzwe sinijoro se ushaka Alpha ngo urashaka umugabo kamera yawe irakunda umuntu ushaka umugabo azi ko afite abantu Hano bahashakira abagabo. ntabyo uzi se ejo Godfather se yaragiye kugutata mubwira mugari kwa kuntu mubyina ibigabo ntabwo bibahehetaho byatare Ibiduheta ariko ziko tuba turi mu kazi ntacyo babitubwiye. kikaza kikakubita nko ku kibuno Oya na ababyinnyi baradutinya tugira nyine baradutinya turatinyitse ibyo babikora abantu bo mu kabari baba mansuzi kandi twebwe turaba professional dancers rero no kumbona bari ibibazo gose wankubita ku kibuno nkuye he uzajya ubyihisha bajya bakubona ari uko ibamo amafaranga kandi ya amafaranga wakoresha ugasave amafaranga yo gusevinga yo gukoresha nayo gusevinga bose Divino biri serie mbara umbwiza ukuri nk'ikiraka kimwe wenda tuvuge nko mu bukwe wazanye na team wenda wowe na Jojo na Titi na Benda nyine abantu nyine nawe urabibona bari kuri hit uhawe nka individual utahana gahe utatubeshye mu bukwe aho ngo wabugiye kumbaza aya bari amabanga y'akazi ariko abaduha akazi barabizi hari abantu benshi baduha akazi rwose tubyina buri weekend tuba dufite ubukwe nka butatu turi bubyinemo hari umuntu uvuze ngo ndashaka kuyoboka iyo kubyina reka babwize ukuri cyeka mfe nkazuka mu yindi shusho ubu ngubu hari ibintu ashobora gukora ngo bizankundire ariko ikintu mutaramenya mu Rwanda content iyo ari yo yose mu Rwanda wayikoze wayihaye umwanya uvuze ati nyine ngiye gukora iki kintu kiragutunga babaye nk'amahanga ikintu cyose uhaye umwanya kiragutunga ariko ibyo ngibyo kubyina n'impano sheri hari ibintu umuntu atiga kuza n'ukuri kw'Imana hari umuntu uvuze ngo arankunda ngo yama amafaranga gute wayama kuri momo nambwira muhe momo uzi ko abafuna banje bakunda kuntamo iyo ndi kuri live yanjye yego ariko ko muna nk'umufana araje amaye amadolari 100 200 300 nubone bagutema hari ikibazo bagutema shu
hari ababa dutumiye bacyaza natwe tukaza tugasangiraho make ngenda uzi ko wari uhereza nomero ugahita ubonera kwaki ngo hayi nagukunda weekend uyisohokana iyi buri weekend cyangwa nkategura show iwanjye turi nk'abantu nka 2 cyangwa 3 nk'abantu wow waje iminsi shuko n'iminsi show numira inshuti zanyu nese ko abantu bahano mba ntabazi none se cyo Aje nta mutipe tuyirega ntabwo inshuti Sande inshuti na ikura ku nzira mutipe ntabwo nasi inshuti kugira ngo ibishuti n'ubundi itangira mutazi Tisha iyi nshuti abantu benshi n'ubundi tuba inshuti tutaziranye hano hari umuntu uri kumaza ngo nkora private show ntabwo nkora private show ni iz'indaya sibyo uko ni ukuri nge nkora n'ama private class ariko nyakore iyo nkuhaye private class uri wenyine ni uguha location kuko naje gusanga abantu benshi baba bashaka kudufatirana mwihera location akaba ariho mwigishiriza ahantu ngewe ubwanjye nakujyanye naguma location ngenda yikwihera ujya wigisha abantu private umuntu umwe akubwira ati nsanga hano iyi ni nazo class nyinshi tugira ariko zo zirahenda nazo kandi wavuga amafaranga yazo iyi zirahenda batangiye kumpamagarira nese divi nazo ntabwo watubwira ngo nangahe oya abari uramwiyamye nambabarire